Kugera kuri iyi saha amahirwe 0.1% niyo hari kugira ngo inganda zigera ku 8 zakoraga inzoga ziri methanol cyangwa alcohol zizwi ku izina ry'ibyuma zongere gukora. Abakunzi b'ibyo binyobwa bongere banezerwe. Urebye amafaranga izi nganda zinjizaga ku munsi, ntiwatinya kuvuga ko ari inkuru mbi kuri ba nyir'inganda n'abakozi babo. Ariko nanone niba wajya kubona abantu izi nzoga zahinduye nk'ibyatsi, ntiwagira isoni zo kuvuga ko iki ngiki ari igikorwa cy'indashyikirwa cyakozwe. Dore ko Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yakunze kuzita uburozi mu kiganiro ajyanye na RBA. Reka turebere hamwe icyatumye izi nzoga ziba nk'izaciwe mu Rwanda n'icyo bisabwa ngo zisubire ku isoko. Njye ndi Ntwari Arsene. Igaragaza ko kunywa inzoga ari ikibazo. Ni ikibazo navuga ko kirimo ibice bitatu. Hari ukunywa inzoga cyane, ariko hari no kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge, navuga ngo zirimo n'uburozi. Ari nacyo twahereyeho. Umugabo umwe kuri babiri aranywa inzoga, byavuye mu bushakashatsi, ni benshi. Ni ukuvuga ngo inzoga ziranyobwa cyane, kandi inzoga tuzi ko zica ubuzima. Hanyuma umugore umwe ku bagore 5 nawe yavuze ko anywa inzoga. Ariko noneho hakiyongeramo ababikoramo ubucuruzi bakavanga ibyo twavuze byose, hakazavamo ibyitwa banabihaye amazina ateye ubwoba. Hari icyuma, zitwa icyuma, ubwo ni ukuvuga ngo kigenda gikebaho zimanuka zibazangiza. Hari izitwa yewe muntu, ni ukuvuga ngo aba yahumye akaba ashakisha uwo bari kumwe tamumenye, ubwo zamaze kwica umutsi utuma ijisho ribona, iyo bita optic nerve. Ubwo nta nubwo azongera kubona, ubwo biba bidafite igaruriro. Hari izo bita dunda ubwonko, ni ukuvuga ngo ubwonko byageze mu bwonko nyine, uwo nta kintu igihugu kimutegerejeho, ubwonko bwidunze. Ni amazina mabi cyane menshi, ubajije abaturage muri buri karere baba bafite amazina babihaye. Mu by'ukuri icyo twakwita nka operasiyo yo guciza inzoga yatangiye kera, gusa muri rusange yaje gushyirwa mu bikorwa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 8, aho Minisiteri y'Ubuzima na Rwanda FDA, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurinda ubuzima bw'abaturage, binyujije mu kugenzura ubuziranenge n'umutekano w'ibicuruzwa, byemezaga ko hari ibinyobwa byinshi bitakyemerewe kugera ku isoko bikorwa n'inganda zigera ku 8 zirimo ingufu gin n'izindi. Nyuma y'igenzurwa n'ipima ry'ibyo binyobwa muri laboratoire, birumvikana impamvu nyamukuru y'ifungwa ry'izi nzoga n'ubuziranenge buke. Mu biganiro Rwanda FDA yagiranye n'ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda, yavuze ko igihe bajyaga gupima ubuziranenge bw'ibi binyobwa muri laboratoire, nyuma y'imfu z'abantu benshi zishwe inyuma n'ibinyobwa bituje ubuziranenge, harimo n'izi nzoga z'ibyuma. Bivuga ko izi nzoga aho zakorerwaga isuku yari hafi ya nayo, akaba ariyo mpamvu bafunze izikorerwa mu Rwanda gusa, izo hanze zikaba zikemewe. Ahubwo abazikunda bafatirane n'izo hanze batarazica, kuko iyo urebye usanga umutekano ukomeza kwiyongera, ibyuma byaracitse. Gusa abakunzi b'ibyuma ntimukomeze kwiheba, kuko nyuma ibibazo basanze zifite n'ibikemuka bizagaruka. Ukuri guhora gutsinda, amakuru meza agahora yubaka. Murakoze kuba mwabanye nanjye kugeza ku musozo. Ntiwibagiwe gukora subscribe na like kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru n'ibyegeranyo by'ubwenge. Murakoze. Njye ndi Ntwari Arsene.